turaza kwemerera umubyeyi Celestine yarambwiye ati nyamuna umuryango wa Rugoma ntabwo tujya duheza abantu ku irembo. Abasaza baravunyishije kandi barateguje kandi n'abashyavunyisha amarembo ubemerera batambuke. Ndaza kubasaba rwose protokole mu bidufashemo baba bashiki banjye n'abarumuna banjye mwemerera ababyeyi batambuke baze bagane mu byimbo. Imana y'umugisha bakomeze batambuka. Nyamuna turabasuhuza uramutse ubishoboye ukayituririmbira ntacyo, ariko bidashobotse gihe mbizi kurushaho kandi ndabizi ko nawe wowe ndabizi urandusha. Batwemereye babemere batambuke, babemere batambuke, protokole badufashe baze kuba bari hafi aha maze tubemere batambuke. Imana y'umugisha baje tubafitiye ubwuzu, muze kureka tutaza kubareba nk'aba basirimu bahahandi bajya bareba nko gutya. Niba tumbuka amashyi menshi twakira umuryango mugari uje tugana. Imana y'umugisha mwinshi ari umubyeyi mwiza maze mutambuke mutambuke namwe Imana bagire neza cyane. Abantu bakomeza bereka ibyicaro byabo. Nyamuna ndaza kubemera muca akabogi, nta nicyo bitwaye mu kanya nituza guhagurukira uhoreraho ntacyo. Ayo mashini yo kubakira mubyeyi Nyasa, ayo mashini izo mpundu byari byo kubakira rwose. Hanyuma rero nta kindi turakora, nagira ngo munyemerere inshuti bavandimwe twese twongere tujye ejuru, duhagarare dore ko haguma uhagaze. Tujye ejuru twongere dusenge Imana, duhe Imana icyubahiro tuyishimira. Keretse waba afite impamvu ariko nta mpamvu yatuma tutakira rwose tudasenga. Jehova Shama tuguhaye icyubahiro kuri Imana nziza, tugushimiye ko waturinze. Uwiteka Imana igira neza, tugushimiye uburinzi bwawe bwagaragaye. Impande zombi wazirinze, baturutse hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo, wakoze uburinzi bwawe Mwami Imana, uratuyobora tugera aha, icyubahiro kibi cyawe. Tugushimiye Mwami Imana iyi gahunda igiye kubera aha, ntaba ari twe aba ari umuyobozi mukuru. Yesu Kristo turakwakiriye kuva kera mu byanditswe bigera twabonye utaha ubukwe bw'Ikana no mu bukwe mu izina rya Yesu Kristo z'ubutahe bw'Ikabare. Uwiteka turaguhamagaye kugira ngo ari wowe Imana yacu igira neza. Jambo ryawe tubwira ngo uyu umunsi Uwiteka aremeye kugira ngo tuwishimiremo, ibyishimo byawe nibyo duhaye ikaze Adonai. Turagushimiye kugira ngo uyobore, turagushimiye kugira ngo uvuga vuga ayoborwe nawe, ukora akoreshwe nawe, kuko kwawe kwiza kugaragare, Mwuka wera ari uganza ha Mwami w'abami. Ibi birori wowe biyobora Jehova. Uwiteka Imana yacu, ubwami bwawe buze buba ahangaha, kandi aho ubwami bwawe bwahageze ubwami bw'umwijima burahunga. Twirukanye buri mbaraga y'umwijima, turategeka buri myuka yose guhunga iki gice mu izina rya Yesu Kristo. Iki kirere cyose tugishyize mu butware bw'ijuru mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu, icyubahiro no guhimbazwa y'ibyawe iteka ryose, tugukomeye amashyi tugushimira. Amen. Uwanyumva ko atandora, uwanyumva ntiyambona. Hanyuma rero turabashimiye mubyeyi Nyasa nyakugira Imana, ntacyo gihe nakongeraho kugira icyo mvuga. Reka nakire umubyeyi Celestine maze gushyikira indangururamajwi, ahasigaye umwanya n'uwanyu. Mubyeyi datumbyara, iyo indangururamajwi ndumva igiye, hasigaye ubudahangarwa bwanyu ntabwo natinyuka kugira ikindi babwira. Uyu mwanya nimuwukoreshe, murakoze.
nuko nuko twahisemo kugira ngo tubashe gusangira ijambo. Ngira ngo turishimye twahoze mu gitaramo, hari byinshi tumaze kugeraho ndetse tunafatanyije n'abandi baturanyi, abaturarwanda bose muri rusange. Muzi neza igikorwa tumaze iminsi twitegura kandi tuvuyemo kandi twabigenje neza. Ni byiza rero ko twicara tukajya inama nanone y'ibindi bishya, y'ibihe bishya, hanyuma tukarushaho nabyo kubiha umurongo kugira ngo bijye birushaho kugenda neza. Ni amahirwe adasanzwe kongera kubona Ignace tubasanganywe. Yego. Nabyo ni ibindi byishimo tubonye, dushimira Imana yo kugira ngo namwe tubane muri icyo gikorwa gisanzwe. Igira ijuru rero, hanyuma tuguhe ikaze hamwe n'abo mwagendanye, ariko tunabazimanire. Si kure cyane muturutse ariko si na hafi, ariko kandi mu muco mwiza iyo umushyitsi usanga wawe haba hafi agezeho iyo haba kuregera kumva. Mwigire hino rero mufashe tuzimanire umuvandimwe Ignace nabo bagendanye n'abandi mwe mwitegura kugira ngo nabo ntibize kuba umwera, ngo umwera waturutse bukuru kwira hose, ariko se kuki umwera wavuga ahubwo kunegereza kwaturutse ubutuku ugakwira hose, sibyo byiza? Umwera rero bavuga n'umwambaro wera, ntabwo ari umwera wa wundi wo ku mubiri, n'umwambaro wera. Waba ari uwera ntabwo waba ari umwera. Ni uwera. Waba ari uwera niho twashyira. Nuko ariko nabwo ushobora gusanga rwa rukoma rwari rufite imbaraga, rwarimo rusunikwa ni umusore wabikoze, n'ubuki. ni umusore wabikoze, nta bandi wabasha. Ubwo ngira ngo bibaye ari umwenda waba ari uwera, ntabwo waba ari umwera. Umwera se waba muri twebwe, umwera kandi turi abato, nta mwera batubaho. Waha ikaze rero kandi Murakoze cyane. ahasigaye baherekeze. mwafashije tugashimira rwose, tukabakomera amashyi abasaza. Abandi bicuza barasize barigendeye, nta kundi. Nuko bigenze neza. Ahangaha hose ni mu rugo, icy'ingenzi mwicare mushyike. Murakoze cyane. Hanyuma ubundi ababishinzwe bagere no ku bandi kugira ngo tubone uko dukomeza umurimo watuzinduye uyu munsi. Nuko ubu se ndahirwa mbabwira ngo dukome mu mashyi buriya ntibyikozera. Umubyeyi Celestine n'umubyeyi Ignace, Imana y'umugisha mwinshi kandi turabashimiye. Nagira ngo babanze basome nyamuna bongere bacurure, hanyuma mu kanya n'ubundi Celestine aracyafite umwanya, ni nawe uri buze kutwakirira umubyeyi Ignace. Umubyeyi nyakugira Imana, umuryango mugari turishimye cyane kandi turanezerewe. Umuryango w'umubyeyi Muzehe Rugoma, nagira ngo mbisabire rwose tugiye kwakira umubyeyi, ahasigaye ikiganiro gikomeza. N'ubushize kijya gutangira twari twaganiriye ko kizagenda neza, nuko natwe twaje n'ubwuzu bwinshi rero kugira ngo twishimire uriya mukoro twakoze, wari mwiza, uranatubereye. Ibyo ariko atari, nagira ngo nongereho ko ndi mukuru mu muryango, njye bagize mukuru,
ariko ni umuryango wa Theoneste Rukiriza. Bambwiye ngo nituza muri ibyo birori mwaduha n'akanya kugira ngo twongereho ibindi, ibyiza birasangirwa. Uwo mwanya nimubona mushyire ku rutonde nze kugira icyo mbasha nanjye kubagezaho cy'umuryango wa Rukiriza. uwo muryango turawuzi, ndabizi ni inshuti n'abavandimwe turawuzi, si ubwa mbere, si n'ubugiye guheruka tugirana ibiganiro, ariko simpamya neza ko ari uko bakubwiye. ntacyo nari navuga, ibyo bambwiye ntabwo nari nabivuga, nasabaga uburenganzira bwo kugira. Mubyeyi Celestine Nyakwigirimana wari wambwiye ati nyamuna namara twumvishe ku ijambo cyangwa ku ijwi ry'umubyeyi wacu uze kutubwira uko gahunda ikurikiranye. Gahunda ingingo ya mbere kwari kuhagera kw'abatumirwa bacu, bahagera tugashimira Imana tugasenga, ibyo byakozwe, tukakira umubyeyi Inyasi. Ingingo ya kane kwari ukuza gushima Imana, hanyuma ingingo ya gatanu tukaza kumva ijambo ry'umubyeyi Inyasi, kubera ko mu butumire twashaka kuzumva icyo ubutumire tubabaha ubutumire bwabo, hariho no kuzumva niba barishimiye n'ubutumire bwacu niba barabwishimiye. Ubwo nyuma yaho hakaza kuza gukurikiraho igitaramo muri rusange. Hanyuma rero nk'uko turebye ku ngingo uko zikurikirana, mubyeyi Celestine Nyakwigirimana musanze ingingo ikurikiraho yaba ingingo yo kuza kumva ijambo ry'umubyeyi Inyasi. Sinzi niba muhaye uburenganzira, ahasigaye tukumva nawe icyo nk'uko yabyifuzaga ko hari icyakorwa. Murakoze cyane niba mwakira. Ariko abantu bagukoma amashyi ko batabishaka. Ngaho reka twumve amashyi namba. Aha niwumva. Ahasigaye reka twakire umubyeyi Celestine. Twari twatangiye tuganira, Yego ariko sinzi niba umunywanyi wacu nk'uko dusanzwe dushyikirana, niba yakubwiye ati nuhagera nubona umwanya uhita ubabwira uko. Icyo nashaka kumenya, hanyuma ubundi biri amahire twebwe n'umuco wacu, iyo umushyitsi aje aba umwe muri mwe, ndetse tukanamuha n'umwanya akabanza akijya imuzi. urakoze cyane. hari abaryicarira njyewe ndarihagurukira. Nyagatoma inshuti yanjye, muvandimwe nkunda kandi tuganira, agira ngo ushimire yuko umugambi twahanye wagenze neza, ukaba wantumiye muri ibi birori by'ibyiza twakoze twese nk'abanyarwanda, byagenze neza. Nishimwe rero uyu munsi mukaba mwakoze umunsi mukuru wo kubyizihiza. Nagira ngo rero mbere yo kugira icyo mubwira cy'umuryango wa Theoneste, ibirori mbasanzemo ntabwo twaza imbokoboko gusa. Mfite abasore hariya babikoreza, ariko nkagira n'abahereza. Yanjye rero iyo muri mu gitaramo, mu kiganiro nk'iki tuba turi kumwe, ari ubukene natwe tuza tukabubatura kugira ngo tuganire. Maze rero reka mbashimire umuryango wa Rugomwa ku munsi mukuru tubasanzemo. Umuryango wa Theoneste nawe nibyo wari waragambiriye kugira ngo kiriya gikorwa kizagere mu buryo kigende neza. Murakoze cyane. Twese twakwiha amashyi impande zombi. Nyuma yaho barambwira bati nugera kwa Celestine, umuryango dukunda, ibirori nka biriya binogeye ibyiza by'u Rwanda bigiye gutera imbere kurushaho,
no gusigasira aho twari tugeze kwa Theoneste bakeneye kugira ngo bagezeho ijambo bifuza mu muryango wo kwa Rukomo. Urarinyemereye mo kagira Imana. ubanza ujye mu cyiciro Urakoze cyane. uriye Urakoze. hanyuma tubone n'abandi no kugushimira n'abaguherekeje kuko mu muryango wanyu uzirikana ko iyo ugeze mu wundi muryango wifuje kwerekezamo cyane cyane ko ufite n'ubutumire wibuka ko ijambo nk'iri rivugwa uza nawe kugira ngo ugire ikimenyetso kigaragaza ko waje rero turabashimiye natwe ahubwo bafashije namwe n'imishimo kagira Imana. Namwe n'imishimo. kubera rero ubwuzu bwinshi tubafitiye twabamenyesheje uko gahunda yacu iteye ubwo ndetse rwose mbonereho n'umwanya noneho uwo kubabwira ngo igitekerezo mwagendanye icyo mwumva mwifuza kutubwira kuri gahunda dufite umwanya n'ibindi. Urakoze cyane. Urakoshimira. Abandi ari byiza uciye akabogi reka aguma guhagarara reka mbe mpagazeho maze ngushimire akanya umpaye nk'aka ngaka kabogi ko ndaza kugoca ndetse kuko zanze ibyiza tubihuje turi buze no kubona n'umwanya wo gutarama kuko icyo twakoze n'icyo dusangiye uwo murongo turaza kukomeza ndetse tugire n'aho duha ijambo aha ngaha n'uwo twagendanye bishimye ariko njyewe mvuze iby'umuryango. Muvandimwe Celestine rero naturutse i Kabare mu murenge wa Muhazi nje mbagana mu butumire mwampaye bw'umunsi mukuru wo kwishimira reka twe guca ku ruhande n'abatoya babyumve wo kwishimira intsinzi twagezeho uko bishatse twakwishimira hafi 100%. Nuko ariko kwa Theoneste barambwira bati uriya muryango uhuje icyifuzo natwe igitekerezo nk'icyo tuba dufite nta kuntu usa nta kuntu utatugenzereza nta kuntu tutakorana neza kandi n'ubushize bari bantumye ngira ngo mu muryango wanyu nza nitwaje amagambo abiri nza gusaba irembo. Impamvu mvuze ngo ni abiri nuko haba irembo ry'inka n'iry'ubugeni ariko ngeze kuko Theoneste yari yantumye nazanye rimwe no gusaba irembo ry'umugeni. Imfura nkamwe ntabwo mwantegereje mwampaye irembo ry'umugeni. Uyu munsi rero kuri iyi tariki nziza mwateguyeho ibirori nanjye ndavuga ngo reka hazaba wa muntu nigeze kukubwira tuganira tujye dukunda kuganira reka se ndatamu ibirori nk'ibyo by'intsinzi no gusaba umugeni birakaduhama maze nahagurutse mu muryango wa Theoneste nje ngira ngo mbindime ya maboko nabasabaga ni umugeni naje gusaba mu rugo kwa Rukomo. Urakagira Imana. Ariko aho twagendanye ntabwo yabemeye ko aricyo gatumira bakoze ijambo nk'iryo ni ryiza ni ijambo utasubiza inyuma cyane ko hari amasezerano twatangiye kugenda tugirana mu miryango ariko nahoze niteze ko ugiye wenda kubanza kuduha igitekerezo cy'uko Kabare mu bigenza muri iyi minsi uko intsinzi muyizihiza tukumva ko bisa neza n'ibyacu byaba ngombwa tukabihuza nuko nyine yohise bivugira n'ibindi jambo ariko nakubwiye ko twebwe mu muryango wacu iyo turyumvise twumva ari byiza
ariko kandi nanone ni ijambo nkeka ko wagombaga kuba waseguriye kuko iryo jambo ubundi rirakomeye. Icya mbere riradukura kuri gahunda twari dufite kugira ngo twemere n'iyi rero ntabwo nabonye urukundo burya hajya hari abajya bavuga ngo urukundo ni mwiza ariko ntabwo urukundo ni rwiza. Buriya impamvu nagize gutyo ni ugukunda cyane, nakunze cyane mbese mukuzanira aho ngaho nari nakubwiye imbere. Naho hari ikintu mbajije aha twari tugeze ntabwo ugira icyo mvugaho. Nahavuze ngira ngo nabyumvise, navuze ngo iriya ntsinzi ni iyacu twembi, niyo turi bugire mu gitaramo tumaze kwishimira izo mpande zombi twagezeho. Ariko aho ngaho gusegura ijambo ryo niyo ntara yarisegurira warimpaye reka mbikore. Urakoze cyane kuko mu gitaramo hariya turabyina intsinzi kandi twishimire n'ubuntu mutugiriye ko ndabyizeye nabizi ntabwo bigomba. Hanyuma ariko nini bishoboka yego ubwo buki urimo kuza nabyo ugomba kubanza kubisogongera kuko aho niho aho utaza gushyiramo umunaniro ukaza kunaniza kumva neza. aho niho cyangwa ukaza gutatira ijambo. oya ntabwo ndi butatira ijambo mu kanya. Ugomba kubanza kumenya niba nta munaniro urimo. mu kanya numara kunsubiza rya rindi ryiza turavuga ku gipfunsi. ubwo ntabwo nirirwa nkubaza ngo wendesheje iki reka kera hari umugabo zaya hafi ntabwo zigeze zinaga hepfo yo muri Muhazi bateye ibiti hafi ntabwo zijya kuvoma muri Muhazi. hari wowe rwose banze menye neza ibyo ari byo nusomaho kabiri bwa gatatu nkabona ugihagaze neza bitagandabira nkamenya ko ari sawa. none se nindandabira ntumfata uramfata. hari ingabo ubwo ni wowe musizengera uko imeze. njyewe mvuga ko biragukwiye iraryoshye rwose. nawe banza wongere hakaba harimo umunaniro ntaza sigaho ko nkoresha ikimenyetso cy'umusaraba aka kanya kandi mu kanya ndibukubwire nkushimira ko turi bugikora. iyumvira nawe bareba gihagaze neza uyu mugabo. umva amashyi umubyeyi aremye rwose, aremye ameze neza, nta kibazo afite rwose ubu yagira atya cyane, ariko atabikora. yewe arakoze cyane, arakoze. urakoze cyane umbwire neza nuko nuko rwose kagira imana. ahasigaye rero bavandimwe sinzi niba ndi buyitabiriye inzoga ariko ni uburyo bwo kugira ngo yaje aze kubona uko atugezaho ijambo. buraryoshye rero ubuki ndumva mwanyemerera nkamwemerera akatugezaho noneho icyo yifuza kutubwira. bakagira imana. inshuti yanjye Celestine rero nuko nari natangiye mbivuga ereka ngira ishushu nibutse ndabivuga kandi ntabanje gutegurira ijambo abakoze. iyo abantu babikiranye neza barongera, niyo mpamvu ni ukwisanga mu muryango wo kwa Rugoma. niyo cyabinduye naje nsaba irembo ry'umugeni iryenka ryo nari nayicyuye kera mwari mwarangabiye kwa Rugoma nahakuye inka, ari niyo mpamvu hatumye mpakunda nkashaka no kuhakura umugeni. none rero inshuti
inshuti yanjye Celestine, iwacu kwa Theoneste twagiye mu gitaramo dutaramye kuri wa munsi ya tariki ya 15 twumvise byasohotse muri komisiyo. Umuhungu wacu arahaguruka yitera hejuru arivuga, avuga ko adashaka kuba Ingaramakirandi, niko kuvuga ati kandi kwa Rugomwa ni afite inshuti, afite umukunzi, niwe nshaka ko munsabira. Niyo mpamvu na mbere twari twaje gusaba irembo, tureba uwo mwana ahora yubitse umutwe akavuga atakomaka, afite ibibazo ariko ibibazo byiza. Ni aho ngaho yadushyize rero umuhungu wanjye na Mukiza Theoneste Dusabimana Dieudonné ati iriya Umurambi irubona rwa Kiziguro hafi kuturinda aho ngaho umwami ari umukobwa twiganiye kuba Yezu Lidia mu muryango wa Rugomwa. Nta wundi numva nabana nawe atakugira ijambo gutyo. Kwa Theoneste tuzi kwa Rugomwa, tuzi kwa Celestine, nta kindi twavuze natwe twahise tuvuga tuti n'ubutumire bari baduhaye uwo munsi tuzaza gusaba uwo mugeni, maze twaje gusaba wa Yezu Lidia mu rugo kwa Rugomwa. Urakoze Celestine, irembo ry'inka mwara y'impaye iry'umugeni ntabwo mwarininde. Imana igwanirisha nimumumire amashyi. Ikindi ni rwose nibyo iryo jambo turaryumvise. Nubwo tutahakana ko koko mwaje mu rugo muhasaba irembo, icyo gihe hari abantu bake, ariko nyine twabamenyesheje ko umuryango wa Theophile wadusanze ukaba wifuza, kandi yari irembo ry'umugeni nyine biba bifite n'igisobanuro. Ayo makuru rero bari bayazi, ariko hari impungenge ngize kugira ngo tubanze umbwire. yego Mwinjira hano mudusuhuza mwabigize neza rwose, mbona harimo n'ababyeyi bandi, abategarugori babiri badusuhuje, ariko icyo bakoze bahise bongera bafata bareka ngo basuhuze n'abandi, babanze bashire n'urukumbuzi, nibura uze kubona nawe uhera uvuga n'iryo jambo, babanze barebe ese mu by'ukuri bo igihe bahaherukira ubwo bafashwe neza, mwabafashe neza, ese wowe undi musaba we icyizere, yego turabizi neza icyizere tukiyafitemo, ariko byari byiza iyo ababyeyi baza bagasuhuza abandi. Iki kintu rero nicyo ngira ngo banze witeho, ubabwire baze basuhuza abandi. urakoze cyane. Ikitagoye ni icyo ngicyo, nabonye bafite uko bamanitse amaboko abandi babakiriza amashyi n'impundu, ariko yo kuza gutarama igitaramo turi bugire se ntiburi buganire ubundi. Erega burya ntabwo twagiye twenyine turi abagabo, twazanye n'abategarugori nyine kandi babashoboye. Mu kanya baraza muri bagenzi babo tubyine ya nsizi twavugaga tumaze kubona. reka basuhuze Celestine, babishoje ubwo bashuje barabe imbere nta kintu twari. Ngaho nimugende musuhuze Celestine, abakobwa nimusuhuze Celestine. Mukomeze ariko mukomeze mufate sha yumva uko uriya niwe ubishoboye watumye
nawe nimutambuke musuhuze suhuza bariya ababyeyi bari hariya ubundi nimara kubasuhuza dore agatebe wiyicarire hanyuma nimara gushira urukumbuzi nawe ibindi turaza kuba tubigabanya wiyicarire rwose dore agatebe Celestin hanyuma nibamara gushyika ubundi turakomeza Celestin mu bitugu byanjye harimo icyuho kandi n'impundu zivugira ariko ye dohora mu bitugu byanjye hagiye icyuho kandi n'impundu zivugira ubwenge kugira imana nk'uko Nyansi yari abisabye rwose mu bitugu byanjye harimo icyuho kandi n'impundu zivugira yego aha ni mu mbere humura sinagutera imbeho mu bitugu kagira imana ariko kandi iyo nyuguti ya ga itangira jidiya na Lidiya na L na Lidiya harimo inyuguti zingahe tubihuze havemo iyi havemo Lidiya wenda ni havemo Lidiya Lidiya ndumva ariyo inyuze kandi niyo n'umuhungu wanjye yari yambwiye nibyo ntabwo wakoze icyaha ntabwo ari icyaha birasanzwe ko umuntu ashobora kuvuga izina gutyo ariko bidakuraho ko ari Lidiya koko ndumva rero ntabwo njya muri byinshi ngo mubwire ngo harya nuca iburyo bagutote guteshwa ku ijambo cyangwa se nibagira ibumoso nibasanga umugabo urimo kuhakamira nibamubaza bati n'icyo azavuga ati wowe ariya rubanza ki ibyo ngibyo ntabwo bihari Lidiya rero muri uyu muryango wacu arahari urakagira imana niba kumvira hari ikindi se wifuza ngo kwari umugenzi musaba gato kandi akaba hari nibongera bakunshimira ibigize n'intore imana iduhe umugisha wakoze ubwo ngira ngo umuvandimwe wahoze adufasha kurangira ijambo igitekerezo cye se twacyumvise niba ntacyo arenzaho oya twebwe iwacu kwa tubona esite iyo tumaze kugabana dukura ubwatsi ni ukuri kw'imana iryo shingiro ry'iwacu dukura ubwatsi niko ikinyarwanda tubigenza kandi nawe urabizi urubanza rwa noro rwo hagati aha ngaha umuco ni umwe reka ngukurire ubwatsi urakagira imana imana igurisha rwose ndabashimiye namwe babyeyi mwese kuko mumpaye umugeni niyo gukora ubwatsi ituro risanzwe nubwo ntari pasiteri oya ntabwo ari ituro ituro ni iry'aho ngaho ni inzoga yo gukora ubwatsi ubu kigo gukora ubwatsi rwose kuko mumpaye umugeni aha ni mu rugo kwa rugomwa nimwe muzi ko muyobora mugiye muri ubwatsi murakoze murakoze cyane kugira ngo wenda twihute kuko ndabizi neza ko hari byinshi duteganya gukora nk'uko mwese gahunda iteye nakubwiye ko umugeni umukobwa wacu witwa Lidiya ahari kandi icyakuzindiye ko gishoboka
kuko si muto afite imyaka ikwiriye kuba yavamo uko umwifuza hari ikindi ngo twafatanya bwa kabiri. Imana iguhe umugisha ibakomera amashyi bagushimire cyane. ubwo ariko uzafata undi mwanya wo kugaruka noneho ubwo oya hari ikindi kabiri nyuma yaho iwanyu nk'inshuti ntago tujyamo umugeni udakoye bamwita vuri turajya ngo mudukoshe tubakwere iyo tuje tuza twizihiwe tuzi ko muri bukore Imana ibahire naho nta handi nongera kandi ahakurikiraho ndaza kuhakubwira. urakoze cyane wa mugani wawe. iyo umuntu ashaka amaboko muri ubwo buryo ngira ngo aba yumva yahita biberaho ako kandi ahubwo reka mbanze ngire icyo gufashamo nk'inshuti yanjye yego hanyuma ibyo bindi ibyo nabyo turabikurikiza. murakabyara urakoze abo bakobwa beza bageze neza. mwumvise korasi yacu nakunyure mudukime tugutaramiye tugutetera mubyeyi utaduhana. nuko nuko korasigira niyo ubwo rero yayumvise neza. ubwo n'ayo majwi nkeka yageze kuri akagira no kuri Lydia. muvandimwe rero umuryango wa Rugomwa babanye neza kandi ubanye neza n'uwa Theophile rero na Kote Honesti umugeni rero mwasabye muri uru rugo rwacu Lydia nyine nk'uko mwabivuze umuryango mu izina ryawo bahaye umugeni. wabivuze rero reka dukomeze twihuta. nibyo ntabwo mutwara umugeni gutyo kuko nimwifuza kurera abana nako no kutagaragaza ko mwishimiye umuryango. birasanzwe rero ko umugeni akobwa ariko nk'uko musanzwe mudukorera n'ubundi byabona tutiriwe tujya muri byinshi ngo babikorere zingahe bakoresheje zingahe izo musanzwe muko murazitubwira hanyuma mufatira aho ngaho. Celestin byari kugira ngo tumurikire imiryango yombi igihe cyo tubivugaho kugira ngo wumve ko zakuwe ubucuti bwacu bw'uyu munsi bumaze igihe. siyo mugeni dukuye mu muryango iwanyu
ikigo tuyobewe n'aho urwuri rwanyu rurimo ejo dusanzwe tubakorera zageze mu rwuri mu zindi ndagira ngo mu kanya abagiye bazirongoye n'abazakiriye nibo bari bukubwire ko umudari ni wa wundi niko bimeze nta kundi ibigushimisha biragushimisha urishima nuko urakoze abazakiriye nibagera hano barakubwira uko bimeze imana iguhe umugisha murakoze cyane ntabwo tuza kujya muri byinshi bamugana niba hari n'izindi zaje turishimye cyane ariko yari izari zaje ziherekeje n'imfatarimbo mwasize n'izo nazo twazikira niba rero hajemo n'indi turishimye uko irahamenyereye hagizemo n'izindi hanyuma rero ukaba ureba uko ngana ukuntu ubanza akakwereka ahubwo iz'imana zadugiye itabira n'abo bashumba baje bazirongoye bakaba bava mu rwuri rwanyu baraza ariko inka ije kuba inkwano inaherekeje ibyo turaza kubivugana ndakubwira ariko baze niba bayo ndakubwira Abdul Celestine Nyakugira Imana nk'uko umusaza Inesi yarabisabye dore ko byabana byiza Lydia nawe akaza baje kuzivuga nawe yahageze ntacyo byabitwaye kugira ngo umwemerere niba ntacyo bitwaye rero gahunda ajya gukurikiraho wamusaba igikurikiraho nk'uko yarabisabye yuko yakwereka dusaba Imana azamugiye akaza akagusuhuza ntabwo twazanye ariko namutumaho akahagera namusabiraga adahari ariko ari hafi namutumaho kuko ibyishimo aba bifite akaza akagusuhuza nibyo ariko iyo ngiyo nayumvise nzi ikivuga abamura nyakirira uwo mukuru wawe ubundi nayumvise ariko rero kuvuga ko wayumvise ntabwo ndi buyorere ni ukuri ntabwo nyireka yego ko nyishinje hagati ntabwo naza kubona icyo mbwira umuryango ko inka zageze mu rugo ari inkwano rero iza ifite uko yikwije mu bundi buryo ndetse n'iyo umuntu yagabanye nayo ashaka uko yiherekeza ubwo rero ntabwo ndi buze kujya imbere y'umuryango ngo babwire ngo iyi ni inkwano ariko ubu urimo kubitekereza nta kibazo yego urimo kubitekereza ni byiza kugira ngo nyine n'aba babyeyi nabo babone ko ubu bazirikana umuryango wa Theoneste atari uko wabigenza ndabizi abashoreye inka ndabizi bitandukanye n'abaherekeza inkwano yego ntabwo bariya abahungu nibagera hano ndaza kugusubiza ariko isaba Imana abanze agusuhuze nyuma kumusuhuza ariko iyo ngiyo ndayivugaho mubyeyi Nyansi gusaba ko ari ugusaba ukabyara we ariko se wabanza ugakemura icyo ariko maze ahasigaye gusaba bikaza gukurikiraho nyuma murakoze ariko ko umuhereza wanjye tuba turi kumwe inageje aba yicaranye n'abasore baje bikoreye intango ubuki bwinshi hari icyo bitwaye reka nkwegere urakagira Imana ariko yumvanyeho urakoze cyane ntabwo imfura ziganira ku ijambo ariko ahubwo zigomba kuganira ku buki kugira ngo igitambo kirusheho kuryoha maze ushimire rero abo bakobwa ndabashimiye cyane ndabashimiye mu bakobwa beza Imana ibahe umugisha inkwano zageze mu zindi ngaho rero
wa muntu natumye kureba Jean Dodier ntabwo yagiyeyo. yigire hano Wa muntu natumye kureba Jean Dodier ntabwo yagiye. Ntababona bari hafi ni abasore kandi ni intore batojwe ubu baraje. Umusi ya gahunda yifashe umuyoborera abo bantu baramubyeyi banjye tuza usaba Imana rero kandi uko byose umusaza Celestin ubwo namusuje nakumenye neza genda umusuhuze maze nubwo twaje ushatse gukurikira inshuti yanjye atagenda wenyine. maze rero Inyasi ntabwo namenye ko ari uyu musore w'ibigango igituza cy'umunihiro. Iyo nza kubimenya ntabwo nari kubona kubifashije ibintu byinshi, nari kubona nakubwiye niba ari uyu nguyu dusaba Imana. Ndagushimira n'ijambo rino byari byiza, ntabwo ari ibintu byinshi, byari byiza. Nuko rero turakwishimiye. ubwo MC gerageza kurikirana ibisigaye. Ubusi wasohoje muramu wawe ndagira ngo kumusuhuza kwanjye reka maze mbere ko mutwicara bamara amahoro. Hanyuma rero dusaba Imana ndetse n'uwo muri kumwe mwari munkurikira abandi mbabone murenga hariya mutaha kuko bamwetse namwe ndaje mbasezerere. Aba rero bankurikira mushiki wanjye urabona kugira Imana komeza ugenda no mu gahago mwiza utwaza shebuja, komeza utambuke mushiki wanjye ngo andebere dusaba Imana, hasigaye nawe dusaba Imana nakureba nuko ubu bari abahungu n'ubatwara ubarekeraho. Ndashaka kubatuma aho nangiye kuvuga batikanga bakagira ngo mushiki wanjye akwereka aho kwicara. Aha ubukwe bwa dusaba Imana bwabaye itariki zingahe? Aha itariki yaba yizi rata, niba yizi warayimubwiye mutundi inkoni turebe nawe mwereke n'uruhande wicaramo kandi ujye wabwira n'aho ujya kwicara. Ubu ngo mwikoresha mushiki wanjye buri kanya, ubu ni akazi kawe. Ubu rero turagumana aha ngaha, ngwino dutambuke tugenda buhoro. Shimwa Yesu umucunguzi. Okay, urabona ko nawe ntako atagize. None rero ugiye kugenda uhamiriza Nyundo we uri Nyundo uri nyana ya Rukaragwa Ruyange uri Nyundo. Umukomere mashyi nayo agiye gukoramo naringize ngo ndebe ko ahamiriza nabo bakoze agashya bakoreyemo. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Mubyeyi nyakugira Imana, umubyeyi Celestin, ngira ngo icyifuzo cyawe utarafata umwanya ngo wongere wabwire ikintu mbonye kuva navuka kandi imyaka ibaye 120 nibwo mbonye mperekeza zicara nyir'urugo ataricara, ariko ntimubarenganye n'abasiribateri bafotoye iriya foto nshuti yanjye neza, nutayifotora n'akazi kandi itandukanye. Ngaho reka nsabe rero ari imbere hari abantu bari badusaba Imana babiri, ariko twigeze kubona dusaba Imana nyawe. Noneho umutwaje bajya bavuga ngo ni best man mu ruzungu, ariko sinyabyemera best man ni uwo nguwo uyu munsi. Reka tugushimire cyane, hanyuma nawe ucakabona ibyo ni nk'ibyanjye byararangiye, ubwo ubukwe bwararangiye yicarire. Uyu munsi turi kubwa dusaba Imana, ariko niba mudashaka kumukomera mu mashyi mwayakomye hanyuma nkaza kwishyura nyuma. Murakoze cyane. Aha reka rero dusaba Imana aba bantu bose baje ntahamagara utanze, niba ukora no muri RIB, niba ukora no muri polisi, niba ukora na he, ariko ntayo batanze uyu munsi. Ngaho hera kubaguherekeje wabitegereje. Aha utyo nibyo nashakaga. None abantu bagufashe yashimba maze wongere n'ibiganza byombi wongere uzamure aba bantu n'urukundo rwatumye bagukurikira nta kintu. Arababwira ngo merci beaucoup. Nuko bwana nabonye ibyo avuga. Ariko ngaho abantu rero barahangaha. Aba rero noneho bavuga ikigande. Babwira uti mweraba. Aha mukaba nawe mushimire none ko
bityo ngaho rero ca bugufi nyakugira Imana maze nkubwira iki batakubesha ngo useke kandi iruhande rwa hari umuntu mwakaye museka muri kumwe ubwo bigumira ngo kugeza igihe bitangira uburenganzira mubyeyi Celestine nyakugira Imana uyu mwanya nawe n'umusaza Nyasi maze hasigaye dukomeze dutarane Imana ibamugisha mwinshi nanjye mu nkombere amashyi ntacyo bitwaye aya muyobozi wa gahunda n'umuhungu mwiza cyane ibyo avuze ni ukuri aravuze ngo dusabe Imana ngo ntaseke ngo aze kugira umwanya wo guseka ubwo impamvu nta yindi urabona arahengamiye iruhande rumwe hariya uwabona wa Yezu yaba icomoro cy'uriya mugabo akaza akamwegera akicara yemye urakagira Imana ikibi cyaba ari ukuberama ariko mu by'ukuri kuko nyine babura icyuzuzo ibyo rero nibyo kugira ngo ibyishimo bye bibe byuzuye nuko inzozi ze amaranye igihe uyu munsi zigomba kuba impamo mu kanya gato udufasha gusangira ijambo gukurikiranira ibyo ari mu mirimo ariko ubwo uramubwira ko hano tumukeneye ko tumushaka muri iki gitabo arakoze cyane umubyeyi nyakugira Imana reka nsabe mbanze nsaba abantu bose bari aha babashimire cyane rwose ko igikorwa cyose ko kigenda ingingo ku yindi ababyeyi bacu babituyoboyemo neza mwafasha tukabashimira nanone rwose hanyuma nk'uko warumviye nkoresheje uburyo bushoboka nanjye nigira ariko nkoresha n'uburyo bw'ikoranabuhanga reka iki ubutumwa mbashyikiriza dusaba Imana ariko dusaba Imana bamaze kugoroba tisangukundu umubwire ko wishe umuntu ukabuje ngo aguhishe yahise amena aravuga ati ayo maraso wavushije sinjye ukwiye kuyishyura jya iwanyu wankundaga ariko njye simwiteho namusanze iryo joro ryose imvura inyagira yihishe umuntu cyomisha fatirwa ramazamina ati ducike tujye kure ati humura igipimo cy'urukundo rwiza burya kiraruhije dore data yampaye inka uwo munsi urayibona bizanekereza uwo nkunda umubyeyi tuba dusuzuma igipimo cy'urukundo rwiza burya kiraruhije dore data yampaye inka uwo munsi urayibona bikanezereza
yatuzaniye mushiki wacu ukomeye amashyi tubashimire kuko ubwo tubabwira nubwo umuriro wari ugiye ariko bari tubivuga bitumvikana mwabonye ko bakuru bahageze ndetse n'abari mu ntare bakomeze batambuke ubashinzwe nawe atambuke protokole ubwo na Lydia araba ari mu nzira kandi ikimenyetso cyiza kubereka ko yahageze nuko muze kubona Dusabimana yagiye nimubona Dusabimana aza kubona ageze hariya ku itapi iyi tapi y'umutuku aha tureba y'abanyacyubahiro ikomeye nahagera Dusabimana aramwitegera ahita agejeje abandi bose babonere nuko baza mu byiciro aba nabo reka tubashimire rwose barimo barabikora neza cyane nyamuna DJ tuzaho hano ndashaka ko bigenda neza kurushaho nababwiye ngo Dusabimana aza kubona Lydia mu marembo aze kujya ejuru n'aba yamubonye yagiye ejuru rwose utyo Lydia komeza utambuke inshuti yanjye komeza utambuke mukobwa mwiza abantu hano baratuje kandi bategereje kuza kubona Dusabimana ngaho nyaruka uhagarara aha ngaha kuri uwo tapi y'icyatsi usanga uri mu byubahiro byawe iminsi yanze kwimanya myinshi umutwaro cyongwe n'ubunyakire ibyo ngutekereza ni byinshi ariko kandi ni mu gihe reka dufatanye twese tubanze tubone ko uyu mukobwa amaze kugera mu byimbo maze nibarize umusaza Celestine DJ tuzaho nyakugira Imana iki gihe ntabwo kitwemerera ubundi twakaye ariko turongera mubyeyi Celestine nyakugira Imana akiri indangururamajwi maze twumve ko igisubizo ariho ugiye kugitanga Imana igumugisha mwinshi ariko umusaza arakora tukomeye amashyi murakoze nanone hino igihe tumenyeho rero tumenyeho hano duteraniye nshimishijwe ko mu mirimo barimo ugerageje sinzi iyo wakoraga aho bisubitse ariko kuba unyitabye hano mu gitaramo ni byiza cyane reka rero mbanze mubaze abantu uzimo hano muri aba bantu urebye hariya hari umuntu wamenye hariya hari uzima hanyuma aha aba usanze bose bazi ni byiza cyane kuba rero usanze ubazi kandi hakaba hari n'umwe wamenye hariya ubwo niba ntibeshye n'uwo watubwiye mwagerageje kumvikana no gushaka gufatanya urugendo rw'ubuzima bugiye gukurikiraho niwe agira ngo mumenyeshe ko baje hano iwacu mu rugo bakaza bagasaba irembo ryawe bakarihabwa hanyuma bakarifata bakaza gusaba yewe bakanakwa ubwo mu kanya ibindi turaza kubikwereka ubu rero niyo mpamvu rero abantu bose bateraniye aha ngaha uyu ni umuryango wo watweretse akomokamo aba rero ni ababyeyi bawe ni abavandimwe bawe hanyuma rero ubwo nagira ngo mubwire ko bagusabye tukemera gutanga ariko ntabwo tuguciye mu muryango ahubwo no kugira ngo ujye kutubera ambasaderi mwiza mu wundi muryango ukabasangiza uburere wakuranye ukabasangiza umuneza twagutoje kugira ngo nabo umuryango wabo uzasusuruke kandi ubwo natwe bikatubera byiza muvandimwe rero Inyase wakwigira hino mwana wacu rero kandi mwana wanjye icyiciro cya mbere no kugisoza ntabwo
ari ukukubwira ngo genda, ahubwo turacyari kumwe nawe. Uyu rero nawe ni umubyeyi, azatubera aho tutari, kandi buriya turi kumwe, n'umubona ngo natwe watubonye, bikongera bikaba yanzira yawe ngo natwe ukabona watubonye. Utagerayo rero amara amasa mwana wanjye, akiri impanga, ahasigaye Imana iguhe umugisha kandi iguhoreye. Musaza wa mbere ati ngewe muzehe Celestin nakwisubira mu byimba rego, ubwo nuko bisoza. Rero ngira ngo zimwe mu nshingano mwantumye ndayisohoje. Celestin ndagushimiye muri ibyo twafatanyije. Ahangaha si ahanjye nawe, reka mpamagare dusabe Imana. Niko ye dusabe Imana kudatera urutambwe wigira hirya. Nyamara n'umusaza wa kabiri aherera Kinyamvasha arimo aragana ku musozo. Reka mbwire Ediya Sayimana waje na Celestin twi muyemo akanje karenge. Umusaza turamenye ntabwo ari yewe. Reka muyemo akanje karenge, asigaye naho Sayimana. Maze Sayima utaragera kuri Ediya abanza rero umusaza wo nguwo. Nabanza rero uko amureba. Maze ubanza umusuhuze, nurangiza ikintu cy'umubwira. Ko mutamwigirira iteka ryose. Ngaho se nyamuna arimo arirebera Lidiya, kandi Imana ati nyamuna bwongere tuvuga icyo wakubwira, usubira inyuma gatoya. Nyamuna rishari rero usubira inyuma usange bashiki bawe hariya. Bari bumugisha. Ariko mukomere amashyi dore Jeri ameze neza, asa neza. Noneho abanyamakuru rero, abanyamakuru hano batari babije baburakeye bande baba batujeho gake. Uyu mwanya rero ndagira ngo nsabe ibindi byose birabera hari haruguru. Sibyo cyangwa abantu ubifata niyo dushaka. Reka nsabe Bestman na Marene namwe n'umusuhuzanye mbabwira aho mperekeza. Reka kuvugira ndaga musuhuzanye cyane. Noneho reka mbasabe mugaruke iri mu ruhande. Bestman nagaruke hirya atyo. Noneho Sayima kugira ngo bataza gufata. Abantu n'abadashaka ko mu mashyi n'abasigateri batajya kuvuga ko mu mashyi. Kameramani ati ntibongere, ntabwo nabarebana natubitse inyuma, ongera mu babirane nabwiye kumara umwaka nabwo. Kandi rero mu ntara y'Iburasirazuba ibintu by'isigara barabisanzwe n'abisigaye bamwe. Nyamuna bamwifotozamo batazabisubiramo, ibintu bajya bisubiramo. Noneho rero mushoje urukundo nirwogere. Wabonye iyo ndirimbo rwose urabona ukuntu rugendamo neza. Ako n'abaririmbyi rero ni n'abaririmbyi pe. Ngo ndayishe mwihangane nyine bamusotangira bagahita bagarukira. None n'umugera muhindukire abasigaye ikigiye kurikiraho rero, ikigiye gukurikiraho mugitambuka protokole badufashe. Mwifotoze kandi numara kuzamura iyo mpeta neza yamaze kugera mu rutoki neza.
iyo ndirimbo nanjye hari ukuntu irimo kunshikanura ngaho gatunganye neza ubona ko wari warakaye ngo antuka ambo ntabwo mbizi ni photographe yabikoze nabi kandi atari we ariko mwakoze cyane aha babashimire cyane bashimire dusabe Imana ukuntu ayaguhaye aravuga ati mfite indi mpano yindi afite aho ngaho ufite impano ya dusabe Imana yindi aracyatanga impano muramara umwaka mutanga impano nta mushiki ufite impano ya dusabe Imana yateguriye umukunzi we ariko rero hari ukuntu mugira mutse mugahita mutandukana kandi mwaravuze mukanya barasezerana ko nta kizabatandukanye ntimukagire bose mutandukana ntacyo ndakoresha umunwa wanjye nawo aha Lydia nuza kumva ntadakoma amashyi umenye ko mutishimye aha ntubona se nk'abantu bamaze imyaka 100 badaherukana kwenda aha ntureba se rwose iyo foto niba utarayifotora nitandukanyije nawe nyarutse vuba reka ariko abantu baca muhari babiteguye muratambuka mugatuma mudukura washaka kuza gutwika ibyuma by'abandi ntihagire umuntu wongera gukora kuri urwo rutsinga Imana y'umugisha mwinshi mwabonye impano nziza ati sheri na etaje biri ngombwa nzayitanga rwose dore ngo haye kajugujugu amaye kajugujugu mwabonye ko kajugujugu kajugujugu nayibonye atanze drone iyo drone nibwo ni pare fata iyo drone ndebe wafashe ni sibo bwa mbere zifashe dore ko ufite n'igituza kibasha kudutera neza nawe mutambuke rero musubize inkoni witwara byose ibintu byo kukuvunisha ngo nuko bamafuti nuko bisi ariko buhoro ku buryo tujyana n'ijwi ryanjye nyamunara mukomeze mutambuke rero noneho Lydia agiye kukwereka umuryango maze dusabe Imana ashyikiriza impano ababyeyi yateguriye ba Lydia mutambuke muze inshuti zacu batibyo ndabigukundira umuntu ufite impano dusabe Imana yateguriye sebukwe atambuke bashaka ngo basange nyine basanga abasaza bakazabe amafoto arayicaguye musa isarabajyana kandi ubwo tuzaga gakingirwa n'ibwirira dusabe Imana nuza kubona Lydia arira nawe uri tambuka nyamuntu atanga abasaza ariko nabyo baje mwayirwa batagira ngo uyu mwana ugiye kwitanga uyu mukobwa nagufasha uyu mukobwa Imana yayiheranye noneho muzehe reka yigire hino hagara hagati yabo kugira ngo bataza gufatana ibyo muzakagira ngo aho rwo wa mwana reka mwereke uko wabigenza tubindi gutya mwana we aha isaza rwose ntabwo mbarusha aha utyo ngaho nimufatiye ifoto rero reka nsabe mama wa Lydia agejeje kugira ngo bize koroha rwose atambuke nango bifuje ko bagomba kubafotorera ahantu kuri iyi tapi Lydia nadusabe Imana ko bamwambitse ingofero agasana rw'ubusisi aha utyo Lydia nawe akiri inshyimbo maze ujye witwaza Imana igumugisha mwinshi muzehe watambuka ugasubira mu byimbo reka nsabe nanone dusabe Imana niba ushaka ntacyo wagenda ukatuzanira na mama ariko ababyeyi batwemere nabiseguyeho nabwiye ngo ni byiza ko mujya hariya bajyaga bahagarara hano ugasanga umuntu wamufotoye pasiporo hasi ntagaragara ubundi haragaragara igiseke umuntu ukavuga ibyo uko byagenze maze mubwire iki bajya kuvuga ikibazo cy'uwo mukecuru n'inshuti yawe banza umuhabure
ni inshuti yawe dore muranasa. Mama ntacyo nabona naguha. Dusaba Imana Lidiya ko arira nturi. Lidiya bari kurira. Nuko twe tubibona. Dusaba Imana arira. Abantu batangiye uraho ngaho gusa. Ntugafate uriya foto n'akazi kawe. Yo mama. Mwana wa ariko kahoro aha kugukunda Imana yamugisha mwinshi ije tuzaho gake reka nisabire mu ntizi ya ntebe gato. Iyi ntebe rero igihe mukomeze ntacyo dusaba Imana kubwengurira. Imana yanze kurira. Imana arambwiye ngo MC ngo wandetse ndize ko narira nabi. Wandetse rwose. Marene Nyamuna rero akazi ufite aho ngaho utazi gakomeye. Akazi gakomeye mbona ufite aho ngaho utaruzi. Reka nsabe mama wa Lidiya na mama wa Imana muze mwicare kuri ziriya ntebe. Hanyuma igihe barimo gutambuka nkeneye kumenya izi mpano kugira ngo naze ntegure bene ba nyirazo twihutishe vuba vuba bariko batambuke baze bicare hano. Igihe barimo kuza bicara muri ibi byicaro bora bicara aha ngaha. Reka nsabe mama nziza atambuke. Mama nziza hari atambuke babanza bamushimira. Ababyeyi mureke baze bicarire. Niba bicaye babe banaganira dore ntibaherukana cyangwa ntibari bakanabonanye. Mama nziza hejuru. Ababyeyi nibamara gusuhuzanya bicarira aha ngaha. Uburyo nahinduye Mama nziza tambuka guha impano. Mujye mureba hari ibyo mvuga mu byibare. Hanyuma ndateguza none Mama Fisi nawe abe yitegura. Nyamuna mwifotoze nk'abishimye kandi ndabona musa neza cyane. Murakoze. Mama Fisi natambuke bamushyikiriza impano ye. Hari ubutumwa bateguye ariko mwese ndaza kubukubira hamwe mbabwire. Mama Fisi Imana igumugisha na mama nziza Imana ibamugisha. Ndateguza nanone shangazi Jose. Tuzaho Nyamuna ndimo ndahamagara abantu bataza kutwiyumva. Shangazi Jose nawe abe yitegura. Mama Fisi namara kumuha impano. Mama Fisi baragushimira cyane ndetse na mama nziza muri abantu b'inshuti kandi muri abantu b'agaciro kuri abo bantu. Niyo mpamvu bifuje kubashimira mu ruhame. Imana ibamugisha. Shangazi Jose. Shangazi Jose atambuka. Turashimira none Shangazi Madu nawe abe yitegura. Shangazi Jose Nyamuna utaza kurira ntabwo byemewe. Nabonye Shangazi Madu atambuka nawe mushyikiriza impano. Imana y'umugisha. Shangazi Jose ngo Uwiteka guhire. Uruhare rwawe ni ingenzi kuri bo kandi bazakomeza kukubera abana kubera ko uri umubyeyi w'igiciro. Imana igumugisha mwinshi. Shangazi Madu atambuke. Muze kunyemera abantu bafite impano mushaka kubaha mureke tuze kuzitanga muri reception kubera ko igihe cyagiye rwose byadutinze.
Shangazi Madu. Aha, Imana ishimwe. Mubabonaga Shangazi Madu gura Imana igumugisha. Habe hitegura Mama Janet cyangwa Mama Janete, ndabona ko byanditse. Shangazi Madu gura Imana igumugisha mwinshi. Wowe birazwi ko inshuti y'agatasohoka y'abo bantu. Imana kugire neza kandi igumugisha mwinshi. Mama Janete atambuke, nyamuna mucuguze uburyo umwete bashyikiriza impano inshuti yawe. Nababwiye ngo umuntu ufite impano ushaka kubaha ajya adufasha, niba aze agire vuba vuba. Mama Janete utambuka, dusaba Imana na Lydia bashatse kugushimira kubera ko uri umuntu w'ingenzi kuri bo. Baravuga ngo Uwiteka aguhe umugisha, uri umubyeyi w'indashyikirwa kuri bo. Ndagira ngo nteguze none Shangazi Mukabaranga. Shangazi Mukabaranga bitegura. Dusaba Imana ifata abanyamuna ko ndeba bigira hakurya iri. Mama Janete Imana igumugisha. Shangazi Mukabaranga atambuka. Shangazi Mukabaranga atambuka. Abantu bari abana barimo gufotora mwigireyo hari ukuntu mubuza abantu kwifotoza neza. Imana y'umugisha. Reka dusabe Mama Kadete atambuke. Mama Kadete yatambuka. Mchakati bana ba mbese umukecuru rero yigishaga igifaransa kera. Bati merci beaucoup, merci. Reka nsabe nanone nyirasenge wa Lydia ari we Mama Jose yongera agaruka baguha indi mpano. Imana igumugisha mwinshi. Mama Richard yatambuka. Umukecuru ni inshuti y'uwo mukobwa. Ubwirwa n'ukuntu ubona nyine umuntu yashyizemo imbaraga nyinshi. Reka nsabe Shangazi Mukamazimaka nawe atambuka amushyikiriza impano. Shangazi Mukamazimaka. Murakoze cyane, mutunguze uburyo umwete nyamuna izi mpano. Hanyuma aba bakobwa bari batanze impano, protokole bashakira ibyicaro nabo banyaruke. Batambuka nabo protokole bakabafasha bakabereka ibyicaro. Haranditse ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. Aha.
DJ ibyo nuko ubwo gikurikiraho bakaba bakimenye ikigiye gukurikiraho hano. naguhawe n'Imana Reka nsabe mugiye kubashimira. Ndifuza ko buri muntu afata akambika mama uwo washatse cyangwa uwo bashakanye. Iryo jambo ryitwarakoze mubyeyi, buri muntu yandike nyirabukwe ambivuge neza kugira ngo mbyumve neza nabyumvise. Mpaka kugeza igihe nibusomere iryo jambo, nabasabye abana ko tutifuza amafoto yanyu. Abantu bahanga telefone murimo batubangamira, kandi ibyo bintu birajya no muri kamera rwose. Reka mbereke mwamaze kubandika na buri muntu yegereye na mbere igikurikiraho, buri muntu yegereye mama we. Noneho murapfukama iruhande rwabo, mubigondekesheho nk'ababyeyi banyu nyine neza utisha. Ariko uwo mwana nawe niba ushaka kujyamo ntacyo twaye. Nuko umuntu ushaka kwitotesha imbere y'ababyeyi. Reka mpere kuri mama wa Lydia, handitseho ngo uri indashyikirwa mubyeyi. Hanyuma nanone no kuri mama wa Dusabimana handitse ngo uri indashyikirwa mubyeyi. Abadakoma amashyi nuko batabyaye cyangwa batazi. Fata ifoto yabo nyamuna nabura gupfukama hari wabikoze wakumva ukuntu babaza. Ariko Imana imwijeho ababyeyi bose. Iki cyicaro mwicajemo nicyo cyicaro gikuru umubyeyi yicazamo, umwana yicazamo umubyeyi akishima kurusha ibyicaro byose bibaho. Mushatse mwabikomera amashyi rero kubwo iki cyicaro hashyizemo rwose abantu. Namwe Uwiteka azabayobore, azabafashe, abana banyu bazabicaze muri icyo cyicaro mu izina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Reka mugejeje Imana umugisha mwinshi. Mugejuru hanyuma ababyeyi basubire mu byimbo, namwe muzamuke hariya. Wamamagaje inkoni ntirengagiza nzana inkoni, wamamagaje inkoni ntirengagiza nzana inkongoro, uruvuwe bugiye ku muvumba, aruvuze ibyari imivandimwe cyane za rugondo muragakura. Bazikama tubasingiza kudatinya intwari ziheta iminega y'indeka Rwanda irimo rukeba mu ngeri waza ku mpuruza. Iwango yarucikamira icumu ryeza impinga, ntiyarikuye mu imuje ibarikebye impundu azagarura imambara, bareka amaboko iritoneze, ngwirikuye mu rutugu, ngo ntiritera hasi, igahora iryohera umutuku. Umwami yahamagaje inka z'umurambi, umwimura ntiyazikerereza, zikongera ingari kabare, zirakabuza impinga yatsinda, bazirangamira igishari, harimo isonga y'intungaba nziza, n'isatayiwe. Tinya kuvuga inka z'abandi, nuza muzi wacu ushinga icumu mu ngeri, urebe ingwaga izibamo n'inyara rubanza, abongeza inkuba zesa bakubwira ingozi, nuterera amaso kuyamuna na rubunga, n'ijuru ryogeye Kigali kikamenya Kibungo kirezi cyo mu Ubutama rwiyamira yuhira imbuga inkuba zihinduka abanyabihoga rwa mirindi ya Simugomo.
imana y'inyenyumete maze ntiraho urugingo uhinyura imaze kwigira intererane iyambikira ku mugaragaro iyo umuhaye imboneranye maze irahihanagura noga ngo nagiye inkumburwa idashyikirwa bahora biganya muzinjira yari yanyuze rubanda ku mubiri n'abatayigira baranyuze niba kigombera kwihogoza mu kwihoreza imbonezamihigo umwami yayizaniye imbabazi agishutse mu irasaniro amaze kugwiza imyata y'ingabire ingoma zisoma gituruka induga indamutso iferekeye cy'inka impundu zivuga mu kimana maze zivuga mu rumba rw'inyambo zivuga amasakamiri zivuga igisagara ku muremure zivuga mu ruhango rw'ibwami zivuga inyarwama rwa nyanza zivuga urwaga zirugamura zumva b'inyarugenge zishyakira zizasigaho babyeyi rero ntabwo navuga amazina y'inka ngo ndomanze inka ariko uyu muhungu kubugwabo bwawe wendaga kongeraho iyihe mugabo bw'izinga ku mutima warwisimbukuruza nyambo nenga mu nzira itajorwa utarangaza intango y'ivure niwe mu nka zihese hanze ikaba urusizi inzira inshyushyu urera abana barwana maze rero babyeyi muranyakirira iyi nkuyu kandi sinzi igishyitsi koga kandi ntashaka kugaruka murakoze murakagira inama yibare cyane yibare umutahiro uzi ko amaboko basingiza kudatinya intwari ziheta iminega y'indega rwanda irimo rukino mu nzira ibanza ku mpuruza wibare cyane icumu ryese nk'ingana ariko uyu mwimuje gumaho babyeyi gumaho izacu zashimwe yibare cyane umutahiro ngo zirimo rugaritanga n'amazi amaganya ntazageragaho yibare cyane nyuma rero nkoreye kuri inkoni yibare cyane amashyo nanjye mbwe nikirwa magana muvyeyi murakoze cyane rero ese umuyobozi wa gahunda urakoze cyane reka tureke dukore mu bata yibare cyane umutahiro uzakowe arakoze cyane reka twakire ni buri munsi w'amazina n'iza data inka zo kwa data zitwa urubengarabi ntabwo intumwa dukora zo zaje guca urucaca iwacu turi abatunzi reka mbanze mbibwire rero kugira ngo mbabwire amazina y'izacu ndabati basingiza kudatinya intwari ziheta iminyago y'indoka rwanda rundabacika mu nzu intwari banza ku mpuruza nari bangoye rucika muri cumi rusheshe impingane ndikuyemo impusho wakebwa impundaza rigatwara impambara reka mpabuka nditoneshe sindetora hasi mpora ndyohera ababisha ndurugomba mihigo wagomba umugondo ko no guhambana iminyago mbuga yashokowe n'imana yabumvise niho mureke mbabwire amazina y'inka rero umugabo wijyamo aho batinya inkuba zishinze imyato y'ingoma ya rutebezambuga rwa mpabuka impangaza imihigo rw'uzumato zamanutse i Nyarugenge bazirangamiye igishari zirimo isonga y'ingabo nziza zirimo rutagwabiriza iminega inka zesa mu bihogo nyamugabo nyirigira mbese isanganizwa ingoma n'umugabe ikaririmba ingeri kamara zometa impinga zambaramo nka nyigusa zirimo nyamugabo kuri imanzi z'abene gaga bahoze barata basanze ziryamye barazitinya bageze i Nyarugenge inyambo baragirabwa nubwo bazirekuraga iyo ni inyakibungo cya kirezi cyo muhozi nimuhinduraho amaso kwemunana rwonga nyambo niba uzigeze hagati ukirirwa muhozi uribagizwa n'amahembe yazo mwene se ntama nagira ngo arakanguka kuvugisha umuhozi uzamuhakanira kare n'ejo atazikurira amakuba azaba arimo ashaka icyo abwira imana y'ingabo atiringira babonye itsinda ry'inyambo kabona niyo ryaba itsinda rigari ntiryareshya n'ingeri rwabugira atekeye mu ngoro impuga byana nimpaka n'ikina n'ingoma y'indamutsa n'umumbisha ihumuriza n'umutakara w'ibihubi n'imbaga y'indorerezi n'abaririmba imanzi n'abazereka intamati n'imana izicyuye n'igiterane cyazo na rucyaha bigarama n'imfizi y'icyusa n'icyubahiro igira n'ingabo tudahomboka ngo zivogere imbizi cyo cyamamare cy'inyambo zinyura ku mwimirizo bazumva mu cyoko keretse n'inyabirwa zihimbazanya isibo zituruka mu byondo inshingano kigese basanga ni ingeri inyamagana ya mutakara zahanyuze zaje mu birori nk'ibizigera ubwisha ntayirasoherwa ndazijyana ku kirwa zisa nanjye nyirazo zihindukira ziruta n'imashyi yose batumira nyigira ngo zazihangure muzageze mu ruhanga rw'intwara urugamba rurarema bazambika ibindi ntihagira n'imwe isigara amakombe n'ayashinzwe ishingiro zose mubyeyi narindimo mbabwira amazina y'izacu maze wakire uyu mwamfura mwe mu nyegere mu mwanya turyoherane mbaganira ibigumba by'imirwi izuba ryavuye zigishegabira na mucucu amashashi yari nyamenge na nyamiyonga amariza ariko nyinakijeje amashigije ariko abari n'agasinga twamira amashashi ahura n'amariza zirana n'amashigije mu bikingi by'imirwi agasinga uwo munsi zirirwa zishimira nyezihoberana zikora akanama k'iyimuka ryazo zihuza ingendo inyambokazi kabare n'agasinga mu bikingi by'imirwa zaraharaye zihaca amatongo gatakira n'agituro kabeza na rukundo zikora parete gatungoye zibikira ibihugu by'abagore zigomera zakeza kose kose zakaza karasize zamanutse agatinda k'ikirebe zikina nk'inyana z'imitavu zakana imisozi ipingapingana zahora n'abacyara bajya mu giterane barazikunda mwa bantu
ubwo tuzi nka n'abakimbiri ba Rutongo ndetse abakimbiri ba Rutongo n'abagaho ndetse abagaho n'abaziranyende buri wese azitira ubwoko bwabo kwa se umubyara nanjye menya ko ari abana batese wabo kandi batarangirika kamata n'abuhongora zirasobanura zakana imisaya buri umwe yanga kora hindi ubwasha bwandabeje kutana amahembe zikubita n'ikizanamira rwa biharamba ngaruka mu kabarasi nguhita botse hasi zunguza umwenda hejuru umwenda watara muri leta yakuvuga n'isanga rya biharamba n'inzira igisubizo Uritoke ngo n'inyana za Rusine zinjya mu bitugu Nyamirama nayiciyemo nabizi nagiye kwikanga nisanga muri Rwanyamugabo nisanga ubwatsi bw'umuhondo inka ziba zimenye ko zigeze iyo zajyaga Standa minanda mu Rwanyamugabo mwisi yambaye imirama n'ibina zihinagana zihasanga uruhare umuyaga ajya kurandira mu mutwe wazo zahimbaza zitangiye guhimbaza Gasine ka Rutayisire zo mu guhimbaza ko gushimira Imana zikuri ku rukuna rwa bw'imiraga yazindukiye entertainment ziganye n'icango y'umugande kaziceza eno mbaga Ivuga ikindeke cy'intaravuga igikwanzi cyabeze ishego cyo kuzindukana ikirabyo cy'urukere akaronda yaganirije umwana yikubise amaso avuga muri Rwanda twamara avuga ati yeba atiga ikibazo cyo gutega cyemewe kabisa mugenzi waramuga ati nge nizi ibintu bya Mate Viking ku biteze nabishakira saka mu furesi zamanutse Rwanyamugabo mu turusi zishoka bazumvisha bagira ngo ni imirindi y'imbago zikanzwe n'imbunda umushotsi aravuga ati muhumure ni imirindi y'impirwa ariko niba habanje amashashi niba ari amariza niba ari amajigije asimbiza umwanya umutwe w'amariza ubushitse mu bwato sibo ya mbere irangura ku arakoze sibo ya gatatu irangura ku cyane arakoze cyane amasaha nayo ntabatwere mu gitondo mugiye ku kazi mugasangira saa sita mugasangira nimugoroba mugasangira kandi uwo mukobwa ubundi maze mushyiramo icyo kirahure kirangire kimwe n'igishiramo wajya basukamo aho ngaho ndabona ari byinshi iwawe nta kibazo abantu bashatse gukomera amashyi ndabuze ariko uburenganzira ntabwo gukomera amashyi kuko bitaze neza bityo ngaho ridi nawe akira ako karahure kandi urabizi ko iwacu tuzimanira abagabo na yombi ndavuga abakobwa b'iwacu noneho rero aha nashaka ko muva Rubavu murebane rwose muhindukire murebane utyo aha 0 cm noneho mujye mureba hano utyo aha kandi kureba urakaye ntibyemewe ngaho kamera iyo foto utyo gusa bari baje ngo gotomera ishiremo yongera musukiremo n'ibyanga turashaka aho dushaka agahihi agatameye ko nzi ko ufite inyota aho hantu ko mpazi ukuntu haba hameze ngayo ngo noneho rero ubwo mushoje ntabwo byemere kwicara mutambuke muzane aho noneho marene na pari nabo bahawe uburenganzira hepfo ko nta bantu mbona yo mu ishami rya minisiteri y'ubuzima ndashaka ko kagira inkuru gutyo mutambuke mwerekeze hariya hepfo murebe dusabe mu karere ka Gatsibo hari ahantu hitwa Kibondo mwerekeze Kibondo rero hatuye umugabo witwa Hishamunda mugende mugere Kibondo kwa Hishamunda maze hasigaye mukanyibwa nyine minisiteri y'ubuzima batambuka nagira ngo twongere tubashimire rwose mureke duhuze shimire akagenda muririmbira ya ndirimbo ngo igihe tugiye barimo kumuririmbira wabarutemba ugana he yabaga rwisukaye iwawe umutima wawe waba waruzuye amarira ize ngo duhuze umutima wawe waba waruzuye reka dusengere imbere tugahita umwanya wacu tukamukomeza buri yacu tugurisha amaraso yacu n'ubona ko ubugingo nakiza yangu n'ubuzima bwawe izina rya Yesu amen nyama na mucunguzi w'umuntu cyangwa kurutira
kandi akaguha umwanya akagutega amatwi yaguha urukundo ikaguha umutuzo nyamara kugenda ugasigara ubaye hari umuntu umukuza ikaba umufindo byabambaye mukibanira hari wajya gusaza akagusubiza imusore ubwo nibwo waje mu buzima umugabo udahaga muhata urukundo n'icyo kurya maze hasigaye ibintu bijyanye neza. Tarakunda mugabo yamubwira ngo utyo mu gitondo musangire agiye kujya ku kazi kandi umugabo rero mu rugo ntajya atekereza ibintu bya resitora na hoteli. Ubwo rero nawe ubimenye uhereye none ushaka ikintu cyose cyatuma nyine ntabwo ibitunga umubiri ari byinshi ariko agomba kurya agahaga. Ubwo ni saa sita ibyo kurya bya saa sita byitwa welcome back. Ubwo rero nijoro bazajya mu rugo resitora ukamuha mwana wawe ugomba aha urebe aha wow niba kumenya amashyi yose aha utwo rero ariko mare ni napare n'imicire bugufi natwe reka nisabire rero riti banza ufate akarahuri nyamunota asetsa umugabo atazasetsa umugabo iyo asetse aba ari agahinda gusa ariko didi aba yeretse rwose nawe urashaka gucuranga nanjye nkashaka kuvuga ntangaye aha mu gitondo musangire saa sita musangire kandi mwishimiye namukorakoraho mukuraho n'utuntu mutisheri aha utyo ngaho rero noneho reka mubwire rero dusanga simwigisha ukuntu uzagaburira umugore ariko ndashaka ko azazangana na marene wabibonye azazangana na marene kandi ugomba kurya niko umuntu yavuze kandi ugatuma asepfura wajyaga baguha ibyo kurya ukiriza ndebe kuri iri aha unamukorakoraho unamupfukisha unamubwira uti harimo kurya cy'ubuti kumasaba enjoy oya nanjye ndabyumva uramenera n'uwumva biri ngombwa akakuvuga ati ndashaka no gusomaho ibyo babyita gutetesha umugore bavuga yuko abeza babyiruka imyaka yose none ntabwo yose bavuga yuko abeza babyiruka imyaka yose ariko wowe Lidiya nuntura agahinduka bituma nkuratanya nibwa y'igikundiro ongera umuhusomyeho nanjye ndirimba nasigaye wakoze ukuzi neza wenda ibyiza bihabya cyane uko matanye ingabire zigukundisha isi n'ijuru ubonye dusaba imana irimo kuririmba mutagira ngo ni MC nuko birimo guca muri mikoro hano bituma nkurata Lidiya w'igikundiro ariko kandi mushaka guhoberana mushaka mujye mu biro mwahoberanye nimwongere muhoberanye rwose muhoberanye abakoma amashyi barakomeye nibatakoma ari akazi kanyu mwahoberanye aha kandi se wumva akasubiraho ushatse bamuha n'akaduseri ushatse bamuhane kandi mu kanya turaza natwe kwifatanya namwe muri ibyo byishimo ngaho ugiye akaduseri rwose ukaba ambaga
ngo urashaka ngo wagire ubwo kuko umuntu ntabwo wakwiye tugatekereza kujya muri za hoteli za zindi na za resitora ubwo nabwibwiriza ukajya kubona ukabona umugabo aribwirije atashye aba asanga izo kure utyo ubwo bahabwa kera niyo ari kuri hoteli ahamagara sheri mwariye kandi mwariye ahubwo akamenya ko bariye kubera ko bakeneye keya yaho bakamenya ko byagenze neza yasanga batararya no muri hoteli ntarya ibintu binyawe biriya nyamara ibyo ukora umenya ko bikugarukira mu kanya nawe umenya kuri ibi nawe hari ukuvangira no gutoka rimwe komeza ugaburira umugabo ari umugabo uhaga ni uhaha umuhaye ikizami imana ishimwe utyo ariko rero nyine nawe urebe ukuntu hari ukuntu umuntu nubona yamubwiye ngo bon appétit imperekezo mwitegure mu kanya ariko mwari mutandukanye ntabwo byemewe imperekezo muramenye biriya barabanza bagatanga inkwano na gitifu akabyemera na musaza w'umukobwa na padiri akabyemeza mugaburira umuneke n'ushira ufata undi iwacu wajyaga arya iseri ryose naho ngaho ntiwajya rwose bituma nkuratanyamira y'igikundiro bituma nkuratanyamira y'igikundiro utyo ntabwo gushaka ni byiza kuva waba warakabonye umuntu ugukazikaho utarwaye abantu badashaka buriya baba bashaka iki abantu badashaka baba bashaka iki bajya bamenya dore ziriya kene ziba zikenewe ngaho umva rero muramu wanjye mbibwira Imana ikintu kimwe umugore yajyaga yicara gutya bisanzwe akashaka kwicara mu kintu cyitwa keya akicara atagusunsumura ngo yicare igisibateri manuke buhoro 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 para umunyenga we utyo mwana icara nshuti yanjye ati nawe ati mwakire sheri wanjye ntacyo nzakwima abantu baragiye ko mu mashyi barabireka ntabwo ariko hari ibintu umusaza yigeze kuvuga kare reka mbasabe dukome mu mashyi nk'abatoye neza twese twatoye neza mu gihugu cyacu nta ntambara nta rwaserera nta butitije ubwo rero nta stresi twese duhuze ibiganza dukome mu mashyi dushimire Imana dushimire n'igihugu cyacu ko twatowe neza none abasigaye dusabe buriya nkunda abantu bafasha gutya igikurikiraho rero usaba Imana igituma umuntu yanze kubifata akabaritse yavuze ati ko ndeba turimo kurya bashaka turindira ndeba turarya bagahaga oya raporo ya Kibondo imeze neza sibyo se nagira ngo nisabire imperekeza mwese mutambuke duhereye kuri abo ndaje mbere n'abatinyuka kugenda imbere n'abatinyuka kugenda inyuma reka nisabire n'abo babyeyi bagejuru babyeyi beza mukagira Imana namwe mutandatu abantu bashinzwe protokole aho ngaho leta y'u Rwanda yoroheje ibintu byo gushyiraho imirongo miremire ishyiraho uburyo bwose bwo gutanga serivisi zihuse mucunguze uburyo mwete rero mubafashe rwose ababyeyi beza cyane Imana y'umugisha mwinshi kubasaba ngo dutureme amaboko mukabikora mutajuyaje ni byiza nifuza rero kugira ngo uyu munsi wuje ibyishimo tubishimire n'Imana tuze kugira igihe cyo kujya
tuze kugerera igihe cyo kuza kubitura Imana, kandi nibiba na byiza umunsi udasa nk'iyindi muzafate akanya ko kuduhikira umugeni byiza ku itariki nk'iyi, umunsi nk'uyu, igicamunsi nk'iki, aho muzabigenera mukazaduhekera umugeni. Nkabangira ngo nongere nkwegere, nongere mbashimire kandi mbaha iri turo ryitwa Gutebutsa. Uzanye inzoga, ubuki bwo gutebutsa. Ndabashimiye umunsi nk'uyu, icamunsi nk'iyi, dushimiye Imana mu ngoro yayo hariya batugeneye heza, akazabonekaho n'umunsi usa nawo wo kuduhekera. Ishimwe ni iryanyu kuko ndabizi nta kujya muduha mwitangiriye. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. murakoze ko mutashimira, dushimire niba mubyeyi ari budukorere byiza. Abadafite ibiranteka, ngira ngo mwumvise ijambo batugejejeho. Baje rero kuko kudusaba amaboko ari kubwo n'urugo kugira ngo urugo rukomere. Babizi ko barigizwe n'umugabo n'umugore, abenguka rero umuryango wacu. Hanyuma imihango n'imisango bijyana iraba. Mwumvise rero ko noneho umuryango wa Theoneste abye kuzabahekera. Ngira ngo bagira ngo amasaha yabasa n'aya cyangwa itariki isa n'iyi cyangwa igicamunsi gisa n'iki, ariko banashima ko badusanze mu bintu biha Imana agaciro ko kuyishimira, cyane ko twegereye n'ikiliziya. Ubwo icyo cyifuzo cyabo rero bagiherekeje n'izimano. Ubwo nagira ngo muryakire, hanyuma kandi munyemerere icyo basabye tukibemere. murakoze, murakagira Imana niba bashimiye. Nk'uko rero siyo ngoma, si nayo saha, ahubwo isaha ni iyagenwe, niyo twumvikanyeho, niyo twemeranyaho. Ubundi kandi urabizi ko nta mfura itenguha indi. Urugendo twatangiye ntabwo ubu ngubu twateba dutenguha kutarwuzuza. Murakoze cyane rero rwose nk'uko ubyifuje, umuryango wabyakiriye kandi wabyemeye. Ubwo igisigaye rero tugiye kongera kwiyegeranya kugira ngo turebe ko twuzagasa. murakoze, muragushimiye rwose. Abadafite birantega batugushimiye rwose.